Innovation Smart TV. Yes, reka nongera ngusuze udahwema kudukurikirana hano kuri Innovation Smart TV n'ibisanzwe ngiye kuri mikoro ni Celebobo. Yes, hari umusore muri kureba hano imbere wambaye neza, wambaye amafaranga. Kuko biri kugaragara uri kureba amashanete yambaye na rinete ze ari kureberamo. Musa bimeze bite? Salamu. Umeze neza? Tunashukuru Allah. Ko numvire gukoresha n'igiswahili nacyo urakizi? Igiswahili ndakizi. Yego. Amazina yawe bakwita nde? Zahabu Tafutisha. Yego. Okay, naye naribonye iryo zina ryenda ribona kuri YouTube. Zahabu Tafutisha. Tafutisha ubundi bivuga iki mu Kinyarwanda? Gushakisha. Tafutisha no gushakisha. Okay. Mu busanzwe uri umuhanzi. Yego. Ubuhanzi wabutangiye ryari? 2018. Ni iki cyatumye utekereza kuvuga uti njyewe nkanjye Zahabu Tafutisha ngiye kwinjira mu bintu by'umuziki? Ni wahisemo ko wajya muri filimi? Ni wahitamo kujya muri comedy? Ni wahitamo kuba wajya mu itangazamakuru? Uravuga uti njyewe ngiye kwikorera ibintu by'ubuhanzi. Ni iki cyatumye ufata icyo cyemezo? Narabikundaga cyane kuva kera, naririmbaga nganasubira no mu ndirimbo z'abandi, mbona bipoza navuga ati nanjye kubera ko numva mfite impano reka mbikore. Yego. Birumvikana yuko hari icyatumye ubikunda nuko wumvaga izo ndirimbo z'abandi kandi umuziki ni na mwiza nani cyatuma buri wese atawukunda. Zahabu, ndabizana indirimbo yawe numvise bita Nzaguha. Iriya ndirimbo niki cyatumye ukora iriya ndirimbo bita Nzaguha? Abona mu iki gihe tugezemo ngo buri wese abashaka ubuzima. Yego. Mu gushaka ubuzima kandi ubushaka wese abayifuza abakiriya. Yego. Niba ucuruza amata urifuza umukiriya, niba ucuruza mu isoko urifuza umukiriya. Ngo rero ikintu cyatumye nyikora kugira ngo numvisha abantu ko buri wese agomba kudefanta ibyo akora kugira ngo abone abakiriya. Yego. Ndagira ngo ubanze ume kapera mu rurimi rw'igiswahili. Ndabizi urarukoresha. Ureye mu ndirimbo zawe iyo wumva ukunda ume kapera y'igiswahili. Mama akarishamuza akamwacha hapa duniani, kwenye alikomalia gakomalia barabarani, kwenye alikuona pita nasema ni mtu gani, mimi nikitizama nasikia kama ni gisilani, wazazi wakamea wagasika kama ni mutihani. Yego. Ndashaka noneho umene indi kapera mu Kinyarwanda. Ujya gusimbuka bujya banza gusubira inyuma, ibiri inyuma y'umusozi menywa n'umuntu wahagaze akanywa kari ibisharira bujya niko karurirwa. Muzavuga muti muri abanyabwenge kandi amategeko y'iteka duhora tuyakandagira. Twavuye mu cyaro mu gitura winjira gushaka ibiro by'abaraperi twege turabibura. Ese ninde ubayobeye tubashe kubaka ibyo biro? Hip hop ifata indera tugera ibwota amasimbi tuyikure mu murongo utukura. Bamwe mu baraperi bayijyanyemo, abana bato baragira ati abaraperi banywa ibi, abasore nabati abaraperi bagenda uku, abasaza nabati hip hop mwarayishe mwayigiza akaraka sinaje nje kuyisenya naje nje kuyikomeza. Yego. Ubu hari abari kukureba akavuga bati uyu muntu ko ari kureba hano kuri kamera nubwo yambaye rinete ashobora kuba anywa itabi. Icyo nzi cyo nahamya cyo nzi neza niyizi neza nuko uyu musore muri kureba imbere yanyu atajya anywa itabi. Nazi nuko risa kuva navuka icyo kintu ndaragerageza. Yego. Ese za ubundi nakantu ushaka kukubaza uransobanurira. Mu buzima busanzwe ababyeyi bawe bose n'abanyarwanda? Oya. Bimeze biti? Ari umwe no munyamahanga. Yego. Ni papa ni mama? Papa. Yego. Papa we ni umunyamahanga. Arakano numvise baranyihangane. Baravuga ngo tugira amagambo. Ariko ntago tugira amagambo ahubwo tuvuga ibyo tuzi n'ibyo twumvise. Baraje ujya gushaka ibyangombwa nubwo uri umunyamahanga ariko inshuro nyinshi wabaye mu Rwanda. Sibyo? Ni ibintu byumvikana kandi ndanabizi. Wabaye mu Rwanda bishoboka ushobora kwaka ibyangombwa mu Rwanda bakabigwa kuko uri umunyarwanda. Sibyo? Masterize ukuntu wagiye kwaka ibyangombwa bakubaza umwirondoro wawe ukakunanira. Sibyo? Babara kukunanira ukaba bati barafunze uvuga ubukarabaye. Usohoka wiruka. Ibyo bintu byageze bite? Ntago soka niruka ahubwo ngera agiye kwaka ibyangombwa nyine. Oya mastori neza winjemo neza ukuntu wabitekereje uva mu ruboti ngiye gushaka ibyangombwa. Numvaga nyine numva ko nange nabona ibyangombwa nyine byo mu Rwanda. Yego. Nyine ndagenda njya ku muyobozi n'abati gushaka ibyangombwa. Ubwo wari wagiye kwa mudugudu? Anyandikira igipapuro. Yego.
ngiye ku kagari no gusinyisha nyine barambaza amazina. yego Barambwira mama wayitwa nyine navuze amazina abiri y'amakristo kandi ntagabaho. yego niba atari ibanga yatubwiye, niba ari ibanga uraryihorera. Amazina navuze ati mama yitwa Beatrice Alphonsine. yego barambwira ngo ibyo ngibyo ntago ngo bibaho. yego none barangiye ati vugisha ukuri nyine amazina yo kuvuga urayazi. Nubwo ati gushaka icyangombwa njye nashakaga icyo byangombwa ntabwo mbizi neza. ati ni icyangombwa njye nkeneye. barambwira ngo nyine ngo nabo wicaye hano ngo turaje nyine tukubwire. yego nyine nabonye bagiye nanjye ndisohokera nditahira. ariko wari uzi yuko bagiye kuzana amapingu? ntabwo nari mbizi ko bagiye kuyazana kuko numvaga bitashoboka nyine nahise nitahira. yego kugize utategereje ngo wumve icyo baza bakubwire? kuki utategereje? barakubwiye ngo ubura aho ngaho turaje tukubwiye. kuki utabategereje guze wumve icyo bakubwira? yewe bari barangije kuza barambwira ko ntibyakunda, ko bisaba ibindi bintu byinshi by'ibyangombwa nyine numva ko bitakunda. wumva biri kukunaniza mu mutwe, ubu ubayeho nta cyangombwa ugira. ndabifite nyine byanjye. yego ariko mu by'ukuri nawe wifuza ko wagira ibyangombwa byawe by'umunyarwanda nyine. humura uzabibona. So niki rero gituma uririmba iyi njyana ya uririmba? harya ni Afrobeat ni R&B? R&B. uririmba R&B. okay, iki cyatumye uhitamo injyana ya R&B kandi ko numvise uririmba na rapa? ni ukuvuga ngo byose ndabishoboye kuko ndiyandikira nganaririmba ko koko nta manager mfite ninjye byose bikora kuko byo nyine numva mbishoboye. yego ubuzima busanzwe uri umusore cyangwa uri umugabo? uri umusore cyangwa uri umugabo? yewe kubanje guseka nuko njya kunshaka nge ntago nkusi ngewe ndagira ngo nshake ubu se nge buriya wagira ngo nakubura se buriya na Sherimani nirerwa kuri kamera mbazana nareba uri guya nkahita mbahuza. ariko mushakire reka azabaruruka azaba ari igikara nkawe ahubwo azaba ari inzobe kuko uri igikara kandi twebwe turi abirabura. muri abirabura urashaka umuzungu se? hoya ndi gushaka urukara kubera ko nzanye inzobe ngo nabangiye kuzana umuzungu nabangiye mu bazungu. yego urashaka igikara nkawe ku buryo tuzavuga ati turi abanyafurika. yego Zahabu Tafutisha kuri ubu ubuzima bwa Zahabu Tafutisha bumeze bute? ni umuntu ki ati yakora ibiki mbega yanga ibiki akunda ibiki? kuvuga ngo mu buzima busanzwe nyine nanjye tuba turi ku gahigo ng'abandi. yego ikintu cya mbere nanga umuntu wahohotera undi. yego nicyo cya mbere. ikindi cya kabiri ugira ukuri mbega? ndagerageza kuko ukuri kuzuye kugerwa gufitwe n'Imana yonyine gusa. yego ubwo bivuze ngo ntabwo ukuri kwawe kuzuye neza? njye sinava ngo nduzuza 100% kuko hari igihe ubeshya. umunyabyaha ukuri kuzuye ni ukwa Nyagasani wenyine. uri umusilamu? none se uketse ko ari iki gitumye menya ko uri umusilamu? ntabwo mbizi wasanga wanahandebye nyine ukabibona. ariko tutabeshyanyije uheruka kujya mu musigiti rya kuwa 5 w'ikindi narenzi nawe ejo ntabwo nabonetse bitewe n'ibyo nagiyemo. yego okay, ni iki gituma utakijyayo se? ntabwo ari ukutajyayo ahubwo biterwa n'impamvu bitewe n'uko nafashe urugendo nari mfite urugendo nagiye mu ntara nicyo cyatumye ariko yimara imijyayo. ariko bakunda kuvuga ngo abasilamu benshi baba ari ibyihebe. nibyo nicyo umuntu akubaje akaba ati wowe uri umusilamu. bakunda kuvuga yuko abasilamu benshi baba ari ibyihebe. noneho wowe ngaho impamvu zerekana yuko abayisilamu baba batari ibyihebe ahubwo biriya babikora ari uburyo bwo kubabeshyera. nicyo ni gute wasobanura umuntu ushaka kumwumvisha yuko noneho biba ari ukubabeshya? njye kubera ko icyo cyebe ntarakibona ntaranababona abo ngabo bita ibyihebe navuga ati ni ibyihebe. kandi bavuga ko inshuro nyinshi abasilamu aribo bakora ibyo bikorwa by'ubwihebe. uvuga ngo ugiye mwabiriya waba ugiye mwabiriya tuvugira ugiye mu bya politika kandi njye sinyizi. uvuga ngo bari ababikora babikoreshejwe n'abandi bantu kugira ngo bakoremo inyungu zabo. yego noneho bakabyitira Islam, bakabyitira ubusilamu kuko ari nabo twagiye tugenda tubona hanze bambara imyenda ya kisilamu bagakora ibikorwa bibi bakabyitirira abasilamu. yego kuko ubugi ubusilamu bw'umuntu buba mu mutima we. ngo abasilamu ngo ntabwo mujya mwisiga amavuta
mbizi ngiye kuva navuga sindisiga amavuta ariko ntago navuga ngo ni bose nyine baba bari gutera blague uravuga nawe kwa kundi bajya mu musigiti urumva mukavanamo inkweto yerenga ibirenge byabo nyine yasituma ari wo mwera wa danje baba yayisiga amavuta ntago mbizi genda bizi ko kuva navuga ntabwo ndisiga amavuta ariko sinzi n'abandi bandi ntago urisiga amavuta kandi mu maso yaga mwana usa neza nyine ni kubera ko ariko navutse nyine kugeza ubu ngubu nakuye ko ndi umwirabura wanyoye amata yego ubundi hano muri East Africa dukuye mu Rwanda wabaye mu bihugu bingahe bine ikihe n'ikihe yabaye Kenya yego Tanzania i Burundi yego so ubuzima wabonye bwa Kenya agace gato uburyo wabonye muri Kenya hari ubuzima nyine buri hejuru yego ariko iyo urebye neza ubusanga hari ikintu nyine u Rwanda rurusha hariya icya mbere ni icyo u Rwanda rusha birabiho umutekano icya kabiri isuku yego bivuze ngo ushobora kuba uri gukora nk'ibyo bintu by'ubucuruzi muri Kenya bakaba barabiyoye ni nk'uyu mwanya nyine bishobora gushoboka niba kuriya n'ubundi Kongo n'ubundi babimeze ubwo bivuze yuko nawe icyatumye ukwamira mu Rwanda ariho wakunze cyane yego mu Rwanda se ubuteganya wumva ari nk'ibiki bikorwa wumva wazahakorera mu minsi izaza biragoye ko umuntu ashobora kukubwira icyo ateganya kuba azakora hazaza ariko nanone biranashoboka ko yakikubwira kuko ushobora wagiye ndi guteganya projet nize projet wo buri guteganya mu minsi iri imbere nganye tuvuge ikintu mba numva ngiye nshobora kuzakora no mu Rwanda mbonye amafaranga yego nifuza mfite inzozi zo gushinga uruganda rw'imigati bashaka gushinga uruganda rw'imigati none se wumva iyo ujya gutekereza ikintu tuvuge buri ugiye kubaka bije ya mbere ibanza mu mutwe sibyo ukabanza ubaka inzu imeze gutya ariko ukabanza design zose zibera mu mutwe noneho then iyo zirangiye nibwo nyuma ushobora kuba ati noneho ngiye kwapurika bya bindi ni iki wumva uzashingiraho ushinga urwo ruganda rw'imigati aho hose nagiye mba nibyo nakoraga utuwe n'ubundi uzi kubikora aba narabuze umuntu unyigisha gukora umugati ntabwo nakongera kuyigura najya nyikorera ndi mu rugo nakwigisha pe nibyo nakoraga ahantu hose nagiye mba nibyo nakoraga yego tugarutse rero inyuma mu muziki wawe wawutangiye bikuvunnye n'ubu kandi ntibirakorohera hari igihe nigeze kumva ngo bamaze kukwibaca none nimba ari inshuro 3 ibyo bintu nibyo byabayeho yego niki cyatumye bakwibira cano yawe ubundi ni gute umuntu akubikira password na email oya urabona wari ubifite si wabitwaraga ntabwo ari undi muntu ubwo wundi wanyinjiriye nyine arabikora arabyiba ariko akwinjira kuko mwari mutuwe muziranye ari inshuti yawe none se ukimara kumenya ko bakwibye cano yawe byagenze ute nabyo nyine wabyumvise utinyimbe nyine nabyumvise numva birambabaje kuko cano yanjye ari kuzamuka numva bayibye birambabaza cyane mamagara nyine inshuti yanjye nyine yo yari isanzwe izi password yanjye inabingorera yego ndamubwira ikibazo nagize arabikurikirana nyine ubwo turabigaruza ibintu byasubiye ku murongo mbega ubu bimeze neza cyane kubera ko hari varija yaramfashije cyane yego ni varija wagufashije okay mu byumvikana byo none urumva ko ubu ngubu umeze neza uranezerewe cyane nyuma y'imigati se mu muziki urabuhuretse umuziki ndawukora cyane n'ubu ngubu dufite projet turi gukora mfite n'indirimbo yanjye ndimo ndi gukora niba ngo sinahagarika umuziki mbabone imikari uri gugushutingira emike murakorana neza ntabwo duherutse gukorana ariko igihe twakoranye neza mu bihe byashize yagukoreye neza okay mboneho no gusuza emike umeze ute nizere ko umeze neza yagushutinze ubona ibintu ari fresh bigenda neza njye nabonye ibyo yankoreye byari byiza so umuziki wo mu Rwanda ubona uti ngo biragoye cyane kubera ko kugira ngo abantu bamwe babyumve yego bisaba kuvunika no gukora cyane yego ntabwo bimeze nk'ahandi ku buryo ukora umuziki kugira ngo ujye nko hanze mwo mu bindi bihugu ukoze umuziki yego mu bihe bihugu tuvuge ko ugeze urugero rwa mbere uko ukoze umuziki uba nko mu Bugande wenda ugakora umuziki uba muri Kongo ugakora umuziki uba mbega
ni Burundi yego babyakira batangiye kubyakira kurenza uko hano mu Rwanda twebwe tubyakira, uretse ko ubu ngubu byatangiye kuza bisa nkaho bizamuka kwitera nuko abantu batangiye kuza bakora ibintu bakabishyira ku macano abantu benshi ubundi aya macana akimara kuza hari ibintu byinshi yagiye afasha sibyo. Mbere washoboraga gukora indirimbo ukayijyana kuri televiziyo runaka cyangwa kuri radiyo runaka ugaheruka cyagiye wayijyaniye wenda abana bakayipureyinga uwo munsi nyuma ntiwongere kuyibona. Ariko ubu ngubu ushobora kuba uri umuhanzi ukikorera cano yawe, wamara kuyikora ugashyiraho cya gihangano cyawe, uko abantu bajya kuri YouTube yayibona akayipureyinga, yamuryohera ugasanga niba afite ubundi buryo yagusapotingamo arabigukoreye. Urumva ko ubu nibwo byagenze neza. Sinibaza niba no mu bindi bihugu bakoresha amacano nk'uko ubu twe tuyakoresha, bari kuyakoresha cyane, ariko nyine urumva ko ubu ngubu noneho bitangiye gusa nkaho bigenda bijya mu buryo bwo gukora indirimbo igatangira abantu bagatangira bakayireba yaba bayikunze ukazamuka. None se mwawe ko wagiye uba muri ibyo bihugu bitandukanye, systeme nzima cyangwa se uburyo abonye bakoresha nko muri Kongo butandukanye n'ubwo mu Rwanda bituma umuziki wo muri Kongo wamamara cyane n'ubushye? Nuko watangiye kera abona ko bakaba barawukunze kuva kera. Yego. Ubwo tuvuga niba nka Okofi Olomide yakoze indirimbo sibyo, bamwumva cyane kurenza wa wundi uje uwo munsi. None se tuvuge urugero tujye nko muri Nigeria, turabizi yuko Davido ni umuhanga kandi araririmba, ni umuntu uzwi waryubatse. Ese niba turebe Davido turebe na Rema uzi ukuntu yaje ejo bundi akora indirimbo irakundwa cyane, Calm Down sibyo. None se ni gute urumva ko bari opoze wo muri Kongo bo barabanza bakibanda kuri wa muntu wo muri Karahanyuze wakoze cyane kuva zamani, ariko twebwe systeme zacu tugenewe mbona mu Rwanda atari zo twe tugenderaho. Mbo niba utura umustar uririmba, iyo uririmbye turayikunda, ariko twe tureba no mu bana baje vuba sibyo. Nubwo nge ni kugusobanura uko mbibona mu Rwanda, kuko nawe urimo urama mu buryo nko muri za Kongo biba bimeze. Mu Rwanda babona ko niba uje uri mushyashya uri umwandaground ukazamuka ufite impano sibyo, indirimbo yawe irya hit tu, bashobora no kujya no mu mawadi bakagutora kurenza na wa wundi wa umwe w'abandi. Ubwo ahubwo mbona ngiye mu Rwanda tugukoresha systeme nk'izo muri Nigeria, kuko urumva niba muri Nigeria Rema ririmba indirimbo bagahita bayumva cyane, ntibahite bibanda kuri za zindi za Davido, urumva yuko bari kugendana n'igihe. Niyo mpamvu mbona ahubwo ngiye umuziki wo mu Rwanda nawo umeze nk'umuziki wo muri Nigeria, turi kugenda tubireferaho. Sinzi no muri Kongo kandi ko kuko aranabivuze niko bimeze. Kofi yaririmbye indirimbo kabisa byuka yamenyekanye cyane. None wowe uzagenda muri systeme yo muri DRC cyangwa i Kigali? Oya ngiye koko muri Kigali, izagenda muri Kigali. Man, Kigali ranaryoshye cyane. Umuntu aguhaye inzu muri Kongo akayiguha ni Kigali wahitamo? Tujya tuvugisha ukuri. Ataruvuga ngo nuguca ku ruhande, atari n'amarangamutima natora Kigali. Yego. Ubwo bibaze ngo nawe Kigali yarakuryohanye cyane kabisa. Muri Kongo n'akazi hakaha akazi gashobora kuboneka, ariko akazi wakora urimo wirukanga ugagakora none ukumva biraturaguritse nimugoroba ukabona wumva bitari bizima. Urumva ko ako kazi karutwa nawe wakora gake ariko ukabuva. Muba mwarahungabaniye muri Kongo aho mu Rwanda uraryama ugasinzira ukumva umutekano ni muzuri, aba ari byiza cyane. Yego. Ni iki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe uhora uvuga uti iki kintu cyarambabaje? Ngiye kuba amasegonda 5 yo kubanza ugatekereza muri ubu buzima kuva wavuka kugeza ubu. Ni iki kintu kimwe cyakubabaje? Ikintu cyambabaje ni uko mama yapfuye mfite amezi 8. Sinegeze kumubona, nta n'ifoto ye negeze kubona kugeza n'isa. Nje kiri yonyine habe n'ifoto wigeze? Sinegeze kumubona, sinari ifoto ye nta sinegeze kuyibona. Warakomeretse. Noneho iyo tuvuye kuri ibyo rero ushobora kuba warakomeretse warahuye n'igikomere, ariko ukagira n'ikindi kintu cyagushimishije mu buzima nawe izaba utafutisha. Ni iki kintu kimwe cyagushimishije mu buzima? Kuba ndi umwemera. Uri umwemera gute? Ntabwo mbyumva. Ndi umwemera Imana, nicyo kintu cya mbere cyashimishije mu buzima. Kuba warayobotse ukayoboka Imana nicyo kintu wumva cyaragushimishije nyine, kintu numva mu buzima. None se ubu ntabwo washimishwa icyo kirenze kuba waba warashimishwe no kuba warabyaye umwana cyangwa se waragize umugore ugukunda? Ni urugero. Nje ikintu cyashimishije cya mbere no kugira ukwemera, kuko bifite ukwemera muri wowe. Yego. Uvuga ngo ukaba ufite icyo wemera kabisa. Yego. Uvuga ngo nicyo kintu kinjimisha kuko impamvu. Yego.
bitewe n'inzira umuntu anyuramo, bitewe n'uburyo umuntu aba yarakuze n'uburyo yabayeho. Ikintu kijyanye no kwemera niyo kintu cya mbere cyanshimishije. Sinzi ko nzabona n'ikindi kizaba kikiruta. Unywa inzoga? Kuva navuka ntabwo uranywa inzoga? Sindegera nk'inzoga. Ikintu kijyanye n'inzoga nta na kimwe ndegera nsomaho n'itabi hoya. Warabicuruje se ahubwo? Oya, sinigeze kubicuruza. Nicyo cyatumye utabinywa kandi uri umusitari ushobora no bitewe n'imyambarire n'ukuntu umeze n'ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati ibi umuntu ntabwo yabura na kimwe yanyweye. Ni ukuvuga ngo mama bamurogeye mu nzoga. Yego. None akuriye kwa nyogokuru ambwira ko abantu banywa inzoga bose ari abarozi. Muno ngura mu mutwe niga numva ko ibyo ngibyo ari byo bindimo. Byatumye nyanga burundu, ariko sinaje gusanga atari bose atari naribo, ariko kubera icyo kintu cyagiye mu mutwe ntabwo negeze none se kuba umubyeyi wawe baramurogeye mu nzoga nicyo cyatumye uhita wanga inzoga burundu? Suba ngo kuyanga ngiye nakuze nyogokuru ambwira ko yambwiye ko yanywaga inzoga mbananywa n'itabi. Niyo baramuroga nyine bamurogera mu nzoga arapfa. Ngura kwa nyogokuru ambwira ko natangwa kuna abana batabava ku ishuri najya hano ngabari bari kumeza gatende uzakoreho dore mama bamuroge mu nzoga batazakuroga. Ngura numva ko ngewe aba nyine umuntu w'inzoga wese ari umuroze, ngura narayanze kugeza ubu nyine byarananze ko nayinywa. Yego. Aya si ubu none waje gusobanukirwa umenya yuko unywa inzoga wese aba atari umurozi? Ntago ari bose, ntago ari nyine ngende kuvuga mu icyatumye wowe uyireka. Wowe kuvuga wowe ku bwawe. Ku bwanjye nicyo cyatumye, kubera ko burya ikintu wakuze kikurimo. Yego. Kugira ngo unakivemo banza kuguhereza impamvu runaka. Nanjye rero nakuze ari uko nabyakiriye kandi byangumyemo narabyakiriye, ntabwo nshobora kongera nyine sinjora no kwirinda. Yego. Tugiye gusoza rero. Ndashaka kuzagukoresha ikiganiro nkaguhuza n'umukobwa. Wambwiye ko utarahura n'abakobwa, ariko nkareba uko witwara wicanye n'umukobwa. Bafite isoni. Ufite isoni? Nzabimenya ndebe ne koko niba ufite isoni. Azagukonjonjora urumva akuvanemo isoni ishiremo. Ariko yazavuga atangoraho. Agukozeho. Agukozeho. Uvuga ngo ari igihe yangozeho ntangira kugira ubushagari. Hoya. Mbita numva nangiye gushyuha umubiri wose. Karabaye none. Ahubwo wowe rero urakaze. Kuki se mbona mu ndirimbo zawe mu mavideo menshi ukunda kuba ukoranishamo abakobwa? Ariko ntabwo bangora. Nkwereke video yawe barimo bagukoraho. Yangozeho ibyo ngibyo bihimba navuga ati ntabwo zongera. Umva ubushagarira. So tugiye gusoza. Innovation Smart TV watubonye iti? Meze neza cyane kandi courage. Yego. Abantu bose baza bajyeho barebe. Yego. Bakore like, share and comment. Na comment na subscribe byose. Yego. Nguhaye gusuhuza abantu batatu ushaka. Uwa mbere ni ababyeyi. Yego. Aba kabiri ni inshuti. Yego. Zanjye. Yego. Aba gatatu ni wowe. Bobo. Okay, sawa. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Tubusangire. Sawa.